murumuna wanjye amerekeze maneja nawa nta Canada banerekeje ya Burkina Faso yiwe rubanda rugira yabo we baragiye darugiye wabandi nimumure baragiye ngo ngwiki hari akarari Nyarugenge tutamenya ariko ye Jarike iryo se ryaje ngo yerekeje Burkina Faso muri iki cyumweru hanyuma madamu ava nawe ngo biravuga yuko yagize atya ateraganya busa nararongowe noneho biranatangaje nagiye kumva numva imbwa zo muri iyi mihanda zimwe na zimwe zimisega noneho sha ngo jihadi ngo hari impapuro ngo zasohotse ngo zo kumuta muri yombi nyaguta batowe wibye telefone ku iposte baragufunga uri umujura igisambo uri mwizi ubuzi ibintu byose uza kujya muri YouTube nibye nde siniba ubu Biriruzima yagize aryagerayo hazi ariko we muri mwirushanwa none Biriruzima bisikanye na Ariel Wayizi ni Bobo ni Babu ni Buba kuba Ribu yabitangaje ni nayo yamujyanye muri yafashe icyemezo cyo kwajya muri rehab none ndashaka kubaza ikibazo kimwe mugendera kuki yo mujyana abantu muri rehab abandi bakajya mu nkiko bakajya kuburana hari umumanage wakuntumye manage yakuntumye manage ubaye intumwa ya kabira ntumenye intumwa ntiyicwa nyabuna ntuntuke ahubwo kintangaza nukuntu yatumye ngo bavuge ngo icyo kibogo none nkaba numva ikibogo ahubwo ari cyo kije kumboga wabonye yongwe banza wumve mugire vuba mukoranye uraseka watwaje guseka yegura kiramwa dore ubonye ayisatu yari yica ariko dore ayisatu ariko yongwe wakayongwe n'ubuyongwe bwa ubujuru bujyanye no muri Uganda mukura amaboko mu mifuka mukore yongwe wowe wayakuyemo biragaragara ariko uri kuyashyira mu mifuka y'abandi urakura amaboko mu mifuka ukayashyira mu mifuka y'abandi wayi yo nta soni ufite kubona imitsi yareze warezaga hanga basi yo yake woroheje umutsi ariko mbabaze divorce z'abanyako muziganiraho gutyo nabazi Muyango na Kimenyi bimereye neza rwose nta divorce barimo Kimenyi ari mu Bushinwa kandi umugore we yaramuherekeje sinzi niba mwarabe ahubwo se mugira snap ntazo mugira nta snap mugira Presque igihe bamurekuraga ntago urukiko rwari rwahamagaje abakobwa tutaza amazina yabo kuko batanze amakode sibyo bakababaza bagahakana ko bahohotewe reka mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza aho muri mwese mukurikirana ibiganiro bya The Dynamic Show amahoro y'Imana akomeze kubana namwe cyane tuba twizeye ko mumeze fresh aho muri mu mpande zose zigize iyi si yacu natwe tumeze fresh neza cyane kababwira mugikomeza kugira weekend nziza cyane muzayiboneremo buri kimwe cyose uko mwagisengeye muzayiboneremo ibyiza byinshi ndetse n'imigisha ituruka ku Mana kandi mwibuka kujya gukora cyane ndetse no gusenga cyane niho Mana iduhera umugisha muri rusange mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nk'ibisanzwe nicaranye na Gishu Kagoma Baby ushaje gasazira ubusa Injonge yes Injonge narabibabwiye nkuko bisanzwe nka misa ya mbere nimba ushaka ko umuntu aguta mu bireka bimwe byo kutanamo reka bimwe byo gukanda ngo mpereza oya njongesha nkubita injonge ntera injonge niyo gahunda nanjye hari wankubise injonge muri iki gitondo njewe natwe tujongesha shaba umva ndabashimira ukuntu umuntu nkubita injonge umva injonge nushaka kwaka umuntu amafaranga nkubita injonge mu cyubahiro cyiza nkubita injonge aho ngaho se nkoma injonge se turi buhure nabo tuyitwaje kandi rero nimugoroba makarabu tuzenguruka ni gahunda niyi mu nteme injonge wayikubita umuntu kuri mobile money wayimukubita kuri visa card ukoresha visa card wayimukubita by cash wanayimukubita by check jego hanyuma rero imvugo y'abasirimu
ni nkubita injonge nkoma injonge umuntu utakubwira ngo utazayihubwira ati nkubita injonge akavuga ibindi ntuzarirwe umwohereza amafaranga ujye umubwira ati sinasobanukiye ibyo uri kumbwira hanyuma rero muraho abaha ayi data we Nyarugenge iri kugurumana isibaniro oya uyu umuntu wigeze kuririmba ngo iby'inyarugenge ni bana we nimwigira ahangaha rero muze tugire gute tubahe inkuru tugire gute tubahe inkuru hanyuma rero ab'inkuru muze mudasunikana muze gato impuruza aho jiya iyo utaza kuba injajwa nyine iyo utaza kuba injajwa tu wari gukora iki kintu none se ubundi ubwo nari gukora iki nibyo nanjye ndi kubaza kubara inkuru nyine mu bushashwa kuba umuyobozi w'indaya ibyo bintu iyo bitabaho wari gukora iki kintu sha ntacyo nzi wowe urumva ari nk'ikihe sha ntacyo wari kuba inkora bose niyo mpamvu rero bajya bavuga ko buri mugore wese n'agahondesho ke ubwo agahondesho kawe ni umunwa ahubwo se uyu munwa utunze benshi uyu munwa nawe uragutunze na mpeketa uyu munwa ngo iki uyu munwa kwa mdomo wangu mama baumbea wenzangu jioni bamaraya wenzangu jioni ayi kudadek wallahi reka mbere abandi bahingisha isoko imana ngo ngwiki ntari buri muntu wese icyo ahingisha ubu ngututse ngo gahingisha umunwa wababara ahubwo se wo mpingisha uragahingisha umunwa ntari imishike uzu usarure ushingiye uyu muntu uretse tujye tumvikana uyu muntu utunze benshi kandi uruhura benshi si inkuru sinzi kuzishaka ahubwo reka mwereke unasaza ko wenda kubasazara ahubwo nyabo irimba indirimbo y'iteraniro uyu munsi waba ari utangiza iteraniro jiha really saga sigane ako gerageza uyu munsi wari utangiza iteraniro nanjye nkubita ingoma akira nampeketa ku buhanga bw'ibyuma nampeketa ku buhanga bw'ibyuma ariko banza umpereze mbere yuko ndirimba indirimbo itangira iteraniro banza umpereze agasonga bugari abakunzi bagasonga bugari abashumuponyenye mupotitika mupoziwa mwigira hatubaho icyitwa inkuru nta handi hantu muri iki gihugu mwasanga inkuru uretse ntaho ariko ahandi hose mujye muzerera muze hano se tubabujije kujya ahandi mujye mugenda bajya kurya mu baturanyi mugende murye mu baturanyi ariko ibijyanye na shisha mwana shisha kibondo shisha biraha nimutera udusonga bugari n'ahandi ariko bajye bagerayo n'ahandi mujye mugenda musura abaturanyi murebe ibyabo ariko hano muhatinde haryo ubwo ninjyewe uri buze kuririmba indirimbo itangira iteraniro mana ntaba ari njye ahubwo izina ryawe riba ari ryo n'izina ry'abashu reka ntangize rashakaribaridahita ropa rikasata data yampaye agakenyero nyenyeza mawe nigendere basaza banjye bampa agakoni barumuna bambye bamperekeze manejya nawa ntakanada manerekeje Burkina Faso yiwe rubanda rugira yabuwe nimure baragiye yo dorugiye wabandi rubanda rugira yabuwe nimumure baragiye yo haravuna ntihunga rubanda rugira yabuwe nimumure baragiye yo hungishwa gapfusi rubanda rugira yabuwe nimpumure baragiye yo kamwe ko mu gihumbi rubanda rugira yabuwe nimpumure baragiye data yampaye agakenyero nyenyeza mawe nigendere basaza banjye bampa agakoni
murumuna wanjye amerekeze maneja nawa nta Canada banerekeje ya Burkina Faso yiwe rubanda rugira yabo we bimumure baragiye darugiye wabandi rubanda rugira yabo we bimumure baragiye yo vesiti na mwana rubanda rugira yabo we nimumure baragiye yo haravuna ntihunga rubanda rugira yabo we nimumure baragiye yo ngo hungishwa gapfusi rubanda rugira yabo we nimumure baragiye yo kamwe ko mu gihumbi rubanda rugira yabo we nimumure baragiye. Nimumure baragiye. Ahaha. Utiki agiye he? Agiye. Yego biravugwa ko Vestine yerekeje ya Burkina Faso Kandi baramusize Canada. nyine bamusize ya Canada ngo biravuga yuko wabonye yuko ngo manager n'umukobwa muto bo baje Ubwo umukobwa muto ni Dorcas. ni Dorcas Yeah. Dorcas Yeah. nuko barangije rero wa mugabo yitwa ngo iki Uwedrago. irindi Idris. noneho ngo Jarik naryo ryiyongereyeho ririho naryo Ni Jarik Idrissa Uwedrago. yego oya tangiza yandi Dorogob. oya ayiwe nyine Uwedrago. irindi Idris. Jarik Iryo se ryaje ngo ryari? yerekeje Burkina Faso muri iki cyumweru hanyuma madamu Ava mu Canada nzira. bahurira. nawe ngo biravuga yuko yagize atya Akerekeza Burkina aterega Faso. nyabusa nararongowe ati uko byagenda kose nimureke umwana arongorwa nimukura umwana mu mihanda nimureke umwana yubatse nimba koko ariko bimeze ariko rurasenyurwa nande uwarwubatse ni urajya guhakana ibyo yivugiye yego kuvuga si ikibazo noneho barangije ngo mbege hano imbariza ni Dorcas yasibye amafoto asiba amafoto ya murumuna we nawe namwe ko ya mukuru we y'ubukwe bwa mukuru we n'umugabo we nawe yakuraho Vestine ahindura izina ana postinga anasiba amafoto ninde winjiye muri izo konte zabo bombi wenda wabona wabyinjiyemo kuko yanditse na biriya bitewe n'icyo yari agamije nk'uko babivuga ngo ni planka kubera indirimbo igiye gusohoka oya gusohora indirimbo si ikibazo yitwa ngo usisite nimba usisite usisite usisute usisite usisite usisisi abantu bari gusoma ngo usisite kandi ari usisite usisite ni igiswahili ni ibyo gutsiritana oya nugusisita biravugwa rero ko nyuma y'indirimbo itangira iteraniro tangira ubujajwa umwana w'umukobwa yagize atya ngo biravugwa ko yasigaye Vancouver bavuga Vancouver ntabwo bavuga Vancouver bavuga Vancouver uranteye najeje bavuga ngo iki mpeke wowe ntu Vancouver ni Vancouver abari Vancouver turabasuhuje nuko hanyuma rero Vancouver iyo ngiyo uwo nyiramukobwa agira atya ngo aca ruhinganya Burkina Faso ati ni mugende ajye kwirebera ati nimube mugiye ariko muzi n'ikindi ati uko byagenda kose nubwo nkuramo nariko bimeze bite Irene hafi ako buriya ni iki cyamujyanye Vancouver na nyine Burkina Faso nimba koko ariko bimeze biri kuvugwa wabona abantu bari no kubeshya bwana yavuye mu Rwanda akerekeza Burkina Faso madamu nawe agaturuka Vancouver bagahurira muri Burkina Faso harahiye ashya gute se nyine sho gukuramwe sheke se cyane none ntiyaramaze igihe ibirarane ubu Vestine nawe warufite harya eko buriya nk'umuntu agiye kuvuga mu cyongereza iri jambo ntaho rihuriye n'ibyo ngiye kuvuga buriya gukura kuza mu cyongereza umuntu yabivuga gute gukura kuza mu cyongereza bakura kuza ibiki aratwite ntaho bihuriye n'ibyo ndi kuvuga siko nari nkubyakuke nacyo rero siri nkubwiye ngo ntaho bihuriye n'ibyo ndi kuvuga twiteze wari uvuze ndi ndabizi se nanjye binyubere
nanjye binyobere ndi kwibariza ugize ngo iki ndi kwibariza ngo ijambo mu cyongereza gukurakuza ushatse kurishyira mu cyongereza wavuga ngo za ntiti se zirishye intiti mutubwire ubu iki cyongereza keza Teriski niwe wagishobora gusa gukurakuza babyita ngo iki ke tubwire sinabonye rero uzi icyingirishi tubwire da hari igihe umunsi umwe hari igihe English izakuramo umuntu umwuka ntakubeshya oya buretse hari umuntu ujya kuvuga icyongereza akituna akirega agafora nk'igipirizo inzara zikenda kuvamo akagira atya agaturumbura mujye mworoshya umutsi wakivugiye ikinyarwanda ko wavuze icyo ushoboye vuga ikinyarwanda nushaka gushyiramo n'imigani y'imigenurano hirya nibarangiza batuti wishiriremo arabanye ari kuvuga icyongereza aravuga ati English is Englishing ariko mureke mbabwire muko oya buretse tujye dukura ibishimwa mu bigaho nimba ko uyu mwana yarere uyu mugore nako erega ese ubundi kuki Vestina mu kimwita umwana uriya ni umugore w'umugabo muramwitura iki umwana umugore ariko utari mukuru nyine ariko ni umugore aya myaka Vestina ubundi urayizi ngo umugore mukuru yanani imyaka yande ari ndimo turirimba ngo umugore mwiza n'uw'abakomando mugore mwiza n'uw'abakomando soma ndaya soma naho umubi yaraye yiyahuye soma musema kweri soma iyo ndirimbo se niyaye niyo mwaririmbaga ikongo turi kuri mucaka bayita mucaka niyo mwagendaga kuri mucaka muririmba ngo umugore mwiza n'uw'abakomando naho umubi yaraye yiyahuye aho uranteye ese haburiya umugani ugannye nk'akariho umwiza akaba uw'amakomando ariko n'ubundi abakomando bagira abagore beza by the way umubi akarara yiyahuye ari nk'andi wafata umwanya wa mbere mu kwiyahura uragira ngo mbare uvuga se wafata umwanya wa mbere ubu nzo mubi nzi kureba ariko yego pe nzi kureba ababi n'abeza nzi kutandukanya kuko erega turi bakuru imbere y'Imana nta ribi nta mubi nta mwiza ariko icyo wita imbere y'Imana turi imbere ya giriti nuko uyu Vestina se ibi biri kuvugwa nibyo ari byo twahita tuvuga tuti alhamdulillah babagiye kuganira erega ni nabyo erega ikindi erega n'umugore n'umugabo barasezeranye uko byagenda kose umva madamu Vestina kanicare neza ntibagushuke ntihagire ugushuka ntihagire ukujya mu matwi ngo yego siba n'ubundi yarakuze uracyari umwana ejo ni heza uzabona undi mugabo barahari baruzuye madamu wahise muriya nimba biri kwanga igendere ariko nimba ubona biri kugira wishyirwaho pressure nihangane hubake intwari ariko ubundi mbabazi ibintu biba biri kuba mu ngo no mu buzima busanzwe n'ibibabaho n'ibitubaho wibwira ko aribwo bwa mbere biba bibaye nese Vestina ariko n'ubwa mbere bimubaye buretse gato buretse nicyo kintu ndi kukubwira ibiba biri kuba ku bantu memu nawe nibikubaho n'abandi bibabaho ku isi memu naha mu Rwanda wibwira yuko ari wowe wa mbere bibayeho nibisanzwe ariko nizere ko kubishyiramo nibishyashya buretse ibintu byose muri rusange bikubaho cyaba ikibi cyaba icyiza ntago aba ari njye wa nyuma sinanjye wa mbere none se murinda bushyushya imitwe y'iki paka imitsi irega bakire ko aribwo buzima nibwo buzima menya ahubwo ikiba kitasanzwe ni uko ari we biba bibayeho ariko n'ubundi bibaho oya nuko wenda biba ari bishya se ntabwo biba ari bishya nta gishya kirimo ahubwo nuko ari we biba bibayeho ariko ubundi biba ari ibisanzwe oya nk'umwana utarabwirwa ngo ni urugero ariko ntaho bihuriye n'ibyo turi kuvuga ngo nk'umwana utarahindukizwa ku ngufu utarahindukizwa gute ku ngufu ibyo biba ari nka bishya wibwira yuko ubwo ari uwa mbere ku isi waba uhindukijwe ku ngufu subiza ntabwo ari we wa mbere so nta gishya ahubwo buryo ki bwo kubyakira nicyo kibazo mwagiye mwiyakira basi nuko biba ari bishya ntabwo biba ari bishya ku muntu kuri uwo bibayeho ahubwo nuko wowe ari wowe biba bibayeho bushya ariko ubundi biba ari ibisanzwe si wowe wa mbere si wowe wa kabiri inama yawe kuri Vestina yiki yatumijwe nande ujye yitwara muri ibi bibazo yego ariko mwigize abajyanama muri iyi mihanda dore uko wakwigira inama wowe ubwawe nta mutima ese ubu nta ntituri kubona ziri kumugera inama izihe ntama se abana ariko ni gute njye mureke mbereke mwagiye mwihangana mujye mugerageza nunagira umuntu inama umushyiriremo
icyumba nawe ari bwicaremo yigira inama wowe ugiriye umuntu inama urenze naho nawe yari kwicara ngo yigira inama wicaye no mu mwanya we no mu mwanya we so ubu uri kwigira intiti kandi ukabivuga gutyo nawe uri butahe harabigira babamenya abandi bakigira intyoza by force ukabivuga gutyo uri butahe ukarwana n'umugabo wawe cyangwa yaragutaye yaranagutaye ukaza ukatangira you guys ariko inama zo umunyarwanda kumwe bajya bavuga ngo agahwa kari kuwundi karahandurika umunyarwanda akunyega kugira inama umunyarwanda ko akumanuka umunyarwanda arakunyega kandi abavuga ngo amenye ibyabaye kwa kanaka se wibunaka dada nimwemere mu binjajwa kandi mukaza mwigiza abarokore niyo mpamvu rero ngewe simba shaka abantu bigira beza kamera buri muntu wese yafashe kamera aba yigize victim aba yigize mwiza buri muntu wese mana yanjye abantu b'iki gihe wowe uroroshye urabona mana we iyi si we iragoye ukagira ngo noneho wowe uri kubivuga wamanutse mu mutaka mu ijuru iyo si ntayuzi ntuyituyeho nawe ntiworoshye mujye mumenya mwese ko muri twasamitwe ugasanga ntushobotse kandi wawe byarakunaniye iwawe uva kugira inama abantu kuri YouTube hari abagore birirwa bateza imimbunda ibitenge bikoze mu mbunda bicara ku ma YouTube hano muzi mu Rwanda birirwa bajya inama bamwe barira abandi bakora iwabo ya agenda agataha mu cyumba cye umugabo we nawe akajya mu cye mu by'ukuri koko ubugiye inama zi ni baba single mothers ugasanga uricaye ugasanga uraje ugiye kuba umujyanama w'aba single mothers kandi ishusho ntaguriwe urugero utari kure buriya nka Keza Teriske n'inama agira aba single mothers nibaza aha ziturumbura cyangwa zisoma uziturumbura he mada uziturumbura kutari umusingo mothers uziturumbura he mada kutari umusingo mother kutari mu basingo mothers iyo umuntu rero avuze ariko hari n'imyumvire y'umuntu ko aba yiyumva ariko kuki wumva yuko umuntu nimba imyumvire ayifite ikibazo nuko ariko giye murasetsa n'imyumvire yanyu si ikibazo uko wiyumva si ikibazo ikibazo nuko byumvisha n'abandi babizi neza ko atari byo yegora kwiyumva ukabigumana ndakeka ntacyo bitwaye ariko gahari mu micanga wagumye mu cyara hano ukigisha abagore kudoda ko n'Imana izabiguhera umugisha abigishiriza ubuntu nabonye nako ngo yafashe ibipapuro ngo yavuye kurega indese iyo ngo ni Keza Teriske irangije ngo ihereza noneho biranatangaje nagiye kumva numva imbwa zo muri iyi mihanda zimwe na zimwe z'imisega noneho sha wumve ntashobora no gushyira mu kanwa kanjye bo imbwa wuwu ubwo ngwiki zitanazi kubisobanukirwa yego ngo jihadi ngo hari impapuro ngo zasohotse ngo zo kumuta muri yombi nyaguta bato we nyagutabwa mu Rwabayanga we abo bato arabata kabiri se wowe nkubaze wowe ntashobora gushyira mu kanwa kanjye kuko we ntiwanarya utamvuze boss wawe ntiyaguhemba utanshyize mu kanwa ariko jye wumve agaciro kawe nguha agaciro ufite imbere yanjye ni kakimiswa mu mugina kuko isaha n'isaha iyo umuntu umugina umubangamiye aragenda akawumena imiswi igatatana ikagenda ikumira ku gasi wagereka abana bakakuvuga bakirira rindira ntushobora kurya utamvuze kuko ntibaguhemba ariko jye sinagushyira mu kanwa kanjye kuko content ntago ari kubavuga ntabwo content ari no kuvuga abantu nk'amwe icyambere umenye ko ufite kese kuri umujura jewe barinda bashyiraho impapuro zifata nacitse igihugu gusa ukeka ko izo mpapuro zifite yazirarana ese ubwo izo mpapuro zifite ntiwazerekana tuvuga ariko ko zinahari uwo muntu we yaba afite ubwenge bungana gute bupimwa ku kayiko cyangwa akikanya bwo kujya guhereza impapuro ngo dore ngo impapuro ziri gushakisha jihadi ngo zenda guta muri yombi gatabato gatabwa mu Rwabayanga mbabona baba baserebuye umunganya kesira ariko we wibye telefone ku iposta baragufunga uri umujura igisambo uri mwizi ubuzi ibintu byose uza kujya muri YouTube nibye nde siniba tugende tugereke sike subujejwa kuvuga just talk wowe ugenda ufungura uraza gusanga uri igisambo ngewe nta bintu bazasa n'ubujajwa no kuba ngo navuze umuntu cyangwa abantu wowe rero ubwo kese remere niye
si y'ubusambo we warujura we buri gihe yafunga umuntu utanazirikana n'umuntu wamugiriye neza burya yari yibye telefone baraniba ariba n'umujura ariba we mwizi aho mumubona ni umujura tuzazane tumanukane izawe nuko njye nta gushyira mu kanwa ngo mvuga ukuntu oya iby'ubukwe bireke iby'ubukwe byihuse yari kubukora gute yarashakanye n'umukobwa utaruza imyaka y'ubukure iby'ubukwe bireke yari kubukora gute yarashakanye n'umukobwa utaruza imyaka y'ubukure iwabaho kugira ngo babivuge nyira akajya ajya kuryamana na nyina bukwe akanagaruka akaryamana n'uwo mukobwa ibyo byose tubizane uretse ko ntabashaka kuzana imiryango nawe ubuzanye bitari ngombwa oya njyewe sinjya kunda kwinjira mu miryango y'abantu ariko musi naramutse nahagurutse kwinjira mu miryango yanyu n'inshishirizi wanyu nzajya nzivuga zabizi twite cyangwa izihaka nzajya nzivuga akantu ko gusezerana imbere y'Imana mu mategeko bitari bukunde nawe wagombaga kububyiga nta oya ariko nagira ngo wiyumve kwiza umuntu abazicariye ariko uretse ko ibyo ngibyo umuntu atabigendera nk'ubu nakwicara ku wa mbere ngo ndi kuvuga we nta nubwo nagushyira mu kanwa kawe wangunzu wese ko akuvuga jewe ndi wakajanja ochitegera uragabura nze ndi wakajanja ochitegera icyo kintu ndi hejuru uragabura uri hasi sinakuvuga we kugumura urebwa nabande ko na vlog zikurusha views ariko abagomba kugerageza kugira rebe nyine wingeragerezaho jewe ntabwo nkoreraho test mwabuze ikibazo cyanya abantu baha mu Rwanda bo kuri YouTube ntabwo mushobora guhangana n'ibitekerezo by'umuntu muraza mugahangana n'umuntu nimujya mu byo guhangana nanjye nzahangana namwe agati kabaturikireho ariko nashyize izina ryawe mu kanwa kanjye man nkuvuze ururimi ruzacike gushyira mu kanwa kanjye wowe utagira nahuba ngo yarimutse yimukiye asigaye ahafite wowe utagira nahuba wowe wananiwe gutunga umugore akigendera akajya mu buraya ntuzamukane urebe ko umutima utaguhagararana njyewe byo mwavuga nta kintu biba ariko njyewe ndamutse nahagurutse ngiye kuvuga umuntu muri iyi mihanda nzi neza yuko iraso ryo munsi w'ibumoso wahagarara ndakuvuga sinkuvuga wenyine wajya ureka abantu bakagwa no oya barakabya baramenyera bagakabya ko nta muntu njya mvuga muri mwebwe so wavuga ibitavugitse wowe nkagushyira mu kanwa kanjye jewe sit down wumve ko ari we ndi no kuvuga kuko wowe sinagushyira mu kanwa kanjye waririmbye ihe ndirimbo se wahostinze hehe se uzwi hehe se yaguze telefone baramubeshyira ngo yayibye kaba kameze nka kadahumeka kameze nk'umuserebanya utaha mu ntuzenya mu nzu y'ibyatsi uburyo umuserebanya utaha mu nzu y'ibyatsi uhura n'ibibazo byinshi uzigewe nahagurutse ngiye kuvuga ikibazo ibyo uri kuvuga ndakuvuga hahandi inyama zo mu nda zikurya ndakuvuga pe nuko mba naboroheye mwibwira rimwe 5 4 3 2 aha muri imihanda umuntu ubugewe mwararenganye ngewe ibintu muvuga nta kintu babimbwiye umuntu araza akavuga umubyeyi wawe akavuga ngo abantu bishuti zawe ngiye n'inshuti zanjye sinzishyira muri social media mukaza mukirwa muvuga ababyeyi b'umuntu harya mwebwe mwavutse ku biti yavuze n'umubyeyi wawe se yahumeka noneho munahimba iyo umwana avuga ibintu wazamutumye no kuvuga iza nyirabukwe ngira ngo noneho ntiyamuha umupuri ese ubuda kutakimufitiye umwana umugore wawe ibaza ariko kuba ufite umugore akaba yaragiye kubindaya warananiwe kumutunga wowe wajereriwe ibaza ariko ijereri nawe uri gukora wawe ajereriwe uzi kwijereri riba mu byatsi yego ochitegera wanyumvise jewe wibaze wowe wumva agaciro kawe wumve wowe nta n'ikintu wavuga imbere yanjye zero siridisi wowe wibaze ko warananiwe gutunga umugore warabuze ibyo umutungisha uri kumva warabuze ibyo ugira gute umutungisha yarangiza agasohoka akajya kubindaya ku muhanda ubu umugore wawe ari mu ndaya nyoboye inyarugenge wamubereye umuyobozi yego wibaze icyo kintu ngaho nawumva warangiza karavuga ukagira ngo gafite umwingo mu muhogo ngende we najya ndeka abana bakavuga bakarya
oya we baba bafashe kandi ariho barira oya nyaboneka dore n'ubundi ugaburira benshi oya nta mpyisi ntasera igikoma ariko iriya ntishobora kuza mu mpyisi isera igikoma watuma atazongera kukuvuga kandi ari barira ko ntasera igikoma ariko hari impyisi ntashaka gukomeza gusera igikoma muri iyi mihanda oya kandi mureke mbere hari igihe umuntu atazaba ashoboye kukuvuga mu kanwa kanececekera n'ubundi tuyigira impuhwe we mureka oya ngo ngirire impuhwe iri jerere ntiririmo avuga rye nyabona dore iri jerere ntiririmo wagira ngo afite umwingo mu muhogo buretse reka nicare iyi si yo content yanjye ariko mbanje kubashyira mu myanya yanyu mwumve yuko umuntu unuka wese nanjye nzi gutukana my dear nzi gutuka wibwira yuko se jye wananira kugutuka nagutuka ugahinduka garbage kandi yego nabwo zakandagiwe n'ipine ya nuko rero biri ruzima ikagira inkuru mana simba shaka kugira ibintu umuntu nzana muri stress ariko ko ngo jihadi ngo hari impapuro zimuta muri yombi we allo nese ubwo zihari waziha ibibonetse ariko ubundi mbazi izo mpapuro kuko mu by'ukuri nk'ubwo umugenzacyaha kwandika izo mpapuro akazikuzanira wowe wadigiwe kano kameze nk'akadingidi karareshya n'ipiki idingidi kimwe twashyiraga mu rudodo tugakurura uko yes urakareba ni kuri ya meze ocitegede hari agasumba akadingidi sebo idingidi ararisumba nawe sebo idingidi umuntu ashima ko yari umusaza ari uko ari utsinze uzi idingidi barikora mu mufuniko wa fanta bararihonda ariko wiwe nyine wigira bahonda bafata umufuniko bakawuhonda bagashyiramo agashipiri idingidi ararisumbaho gato twigire kwa biri ruzima eri ruzima bamujyanye mu ntozi bamujyanye muri riha mbwira uko zifashe biri ruzima yabisikanye kibura biri ruzima yaririmbye indirimbo ananyura urumogi barananumufatana ngo ku rutundi ngaho mva ibyo bigwi by'umuntu mbese ubwo kunywa urumogi wabishyira mu bigwi by'umuntu koko none se hari iribi turi kubivuga nuko umuranga turi kuvuga ibyabaye n'indangamuntu biri ruzima yabisikanye na biri ruzima harya nyabu yabisikanye nande na Ways na Baba nabo ubu bari Nyarugenge kandi koko babakobwa bo baraje ubu biri ruzima yagize acyagerayo hazi ariko we muri mwirushanwa Afrique harya yavuyeyo hajya yonde Afrique yavuyeyo hajyayo singira ngo yamisikanye na ba Emeline cyangwa sanzwe Emeline nawe abisikana nabandi nabazinda ariko wewe uzi ko abantu bo muri imihanda mwarwihaye abo haraburagewe nawe hari undi yangewe se nk'urugi hari undi wijyanye Fireman singira ngo no yarijyanye uyu wowe ntitumubwire kuko ntiyaje muri midiya Afrika yabisikanye na ntuze abisikana na ba Emeline abisikana na ntuze abisikanye na ntuze none biri ruzima bisikanye na Ariel Ways ni Bobo ni Babu ni Buba okay wa mwana umuki umumetisi ubu ngubu biri ruzima zabisikana nawe nanjye okay bitegereze nta kibazo none njye ndashaka kubaza ikibazo kimwe mwigira hajye mumbwire tube tuvuye mu bindi ariko nabyo tuba tugomba gufata gahe kabyo tukagira gutya wabanje gucayura hari ukuntu banza gucayura umuntu aba yaricanze cyangwa kwibutsa uyu muntu yarakurikiranyweho kunywa ibiyobyabwenge byo mu rumogi byo mu bwoko bw'urumogi nubwo tutamenye ibipimo yari afite mu mubiri ngo twumve ibyo ari byo byose niba batarabitangaje bishobora kuba ari byinshi baranze kubitangaza ugasanga baba bagiye kudukura umutima oya buretse ngo iki hari akarari Nyarugenge tutamenya ariko ni urugero ariko nari mbanje umva nta karari Nyarugenge tutamenya cyangwa bakaba barasanze atari byinshi cyane ikindi nimba harimo ku rutunda uyu muntu ibyo ari byo byose kuba ari ribu yabitangaje ni nayo yamujyanye yafashe icyemezo cy'uko ajya muri rehab none ndashaka kubaza ikibazo kimwe mugendera kuki iyo mujyana abantu muri rehab abandi bakajya mu nkiko bakajya kuburana meme bakajya gufungwa uri kumva rindira hano
nta bantu twaba dufite bari kuburana kuba banywa urumogi banakurikiranyweho kurutunda bisa nk'ibya Biriruzima akaba yarajyanywe muri rihabu. Ntago tubigaye, turabishimye, nimugire ngo turabigaye kuko ni byiza, dukeneye ko aba bantu uru rumogi rubakamukamo pe. Iyaba n'abavagayo mwajyaga mukora follow up kenshi mukareba ko ntabyo bari kunywa, cyangwa mukamenya n'inshuti zabo cyangwa igikundi cyabo, mukamenya yuko nabo batabinywa, mukabajyana kubibakuramo muri rihabu. Niyo byo mwibanga rikomeye dutarinze tubimenye. Ejo naravuze nti iki cyaba ari ikivugo kumva ko abahanzi bo mu Rwanda igihe cyose ngo babafatanya urumogi ngo no gutunda. None se cyaba ari ukwesa cyangwa ni ukubabara no kubitangaza nabyo ni ikindi kindi. Nta bandi bantu bafite kese nk'iza Biriruzima bari kuburana. Nimba bahari haba hari kiri kibazo cyangwa se ibindi bintu ntumva, cyangwa se kurebera ku butoni, sibyo? Kurobanura ku butoni, ugasanga wenda abahanzi bajyanywe muri rihabu, utari umuhanzi agiye mu nkiko. Nimba ntabo dufite, alhamdulillah, bakurikiranyweho ibyaha nk'ibya Biriruzima. Nimba bahari bo ntibabe barahawe amahirwe yo kujyanwa muri rihabu, bo bagahita bajyanwa mu mategeko bakajya gufungwa. Cyaba ari ikibazo gikomeye. Singira se ngo umuntu uri muri rihabu hari amafaranga runaka yishyura, abandi bose baba barayabuze. Mu rugero wenda nyine nicyo ndikubaza, abandi baba barayabuze. Ntago mba ndi kumwe nabo sinzi. Ariko nimba baba bahari, bantu mwunganira abo bantu, mugendere ku byo ku cyemezo cyafashwe Biriruzima ajyanwa muri rihabu, muburana cyangwa n'amategeko mubagarure, mubagende muri rihabu, sibyo? Nimba hari n'abafunzwe, mugende mubakureyo, mubajyane hehe muri rihabu, bakurikiranweho ibimeze nk'ibya Biriruzima. Ariko nimba ntabahari, uyu Biriruzima akaba ari we wahereweho kuba yarakurikiranyweho kunywa ibiyobyabwenge, akaba yaranabifatanywe, akaba akurikiranyweho gutunda, ndetse akaba ntawe uhari. Ako ndumva ibintu byo gutunda atari ubwa mbere uretse gatunda amagi. Sibyo wari ugiye kuvuga? Ni amagi nyine. Nukuri kw'Imana, ni izina ry'Imana ibyo nari ngiye kuvuga ngo gatunda amagi. Uretse gatunda amagi nyakuzanira. Nimba Biriruzima ari we wa mbere twabonye hano mu Rwanda ukurikiranyweho kunywa ibiyobyabwenge no kubitunda, kandi bikaba hari amategeko abihana, mukaba mwararebeye mu mirongo migari, ni byiza yuko ajya muri rihabu. Nihaboneka n'abandi bameze nkawe, muzabajyane nabo muri rihabu kugira ngo bajye mu mategeko. Nimba hari abahari bari kuburana, n'ubu bari mu kuburana, mubajyane muri rihabu, kuko twashidikanya mu mategeko, ku kijyanye n'amategeko. Kuko nanone ndibaza kubera iki bamwe bajyana aha abandi bakajyanwa aha, ni ukubera iki, mushingira kuki, mugendera kuki? For example, njyewe ndamutse fatanywe ibiyobyabwenge biri mu bwoko bw'urumogi, reka tuvuge ibyo wafashe unabitunda bivana mu gihugu runaka, nizere yuko nanjye nahita njyanwa muri rihabu. Ntago tubizi, baba bafite hari uburyo, hari ubushishozi n'ubuhanga buhanitse. None kuki habaho gushishoza n'ubuhanga buhanitse kuri bamwe, abandi ntibubeho? Ariko anyways, birashoboka, simbizi, nta kese nakurikiranye, nta nizo nzi, nta nizihari, wenda ziramutse zihari. Aha ndi kuvuga ziramutse zihari, bantu mubikurikirana, mugendere yenda amahoro. Mugendere kuri iki kintu. Biriruzima akurikiranyweho kunywa urumogi no kubitunda. Ntiyigeze agera mu bushinjacyaha, ntiyigeze agera no mu rukiko. RIB yafashe icyemezo, tunashimire RIB uku kuntu iri kubigenza. Ni nabyo turi gusaba rwose, ni nabyo turi gusaba. Ariko nibiba n'abandi nimba hari n'abantu bari kuburana ubu ngubu bakiri mu kuzenguruka baburana, mubajyane muri rihabu, kubinywa no kubitunda, mubajyane muri rihabu. Nimba hari n'aba amategeko yafunze, sibyo, itegeko ryafunze, bahamwa kuri kunywa no gutunda, mubajyane muri rihabu. Wabona n'urugero umwe yarabitunza bivana nka Kabeza bijyana Kacyiru, n'urugero ariko nkunda akabitunda bivana nka Kenya bizana mu Rwanda,
ni urugero wabona abo bantu bitanganya uburemere simbizi ku mategeko urabizi ko ntazi iyo biva niyo bijya gusa nzi nanjye ndisugi ku mategeko icyo nzi ni ukuyubahiriza ariko nitwisunga ingingo z'amategeko gusa hagendewe ku mategeko abadepite baba baratoye mureke mbabwire kumwe bajye bavuga ngo wakubitira imbwa gusutama yazimara nta bantu twasigarana mu gihugu mwasanga buri muntu wese amategeko mugonga ariko habamo ubushishozi nyabuna ni mushishoza mujye mushishoza murebe neza mugendere muvuge muti murebe muvuge muti nta mwana urutundi okay nimugenda muri rehab kugira ngo ugere ni nabyo turi kwifuza kuko abahanzi benshi muri iyi mihanda ko babinywa bamurumogi pe bararuretse abenshi bararuretse nkuko baretse kujya barogana nabyo barabiretse oya ibyo kuroga hari ibyo kurogana barabiretse ego nuze niba muroge ngo agapipi kakikunja nuze ngo karihimye ahubwo Amag the Black niwe baroze oya ntuze nanone yewe Amag the Black se bamuroze iki bamushyiriye mu nzoga inkorora iki inkoko oya bamuroze igiye mu nzoga Bikira Mariya Amag the Black baramuroze alhamdulillah baramuroze yego bamuroganye n'undi muhanzi yarebereraga inyungu ayiwe oya kandi Amag the Black ni umuhanga ikindi abafite n'abana bafite talent no njyewe narinzi uwo baroze ngo agapipi ngo kakikunja yitwa nde yego nese ngiye sinkubwiye Amag the Black ndakwabwirwa inkuru menda kwiyamye mvuga undi mwana tugiye no kumusura turebe ko kakikunja ngo karikunje karihina ubwo yari yakoze iki yari yanze kwishyura unyibukije indaya imwe yigeze kuroga umuhungu twabanaga muri gurupe nibutse kakina wakakabura kakihina noneho ngo kagajya gaturumbuka mu tuntu tw'umweru barahamagara jihadi watubabariye akaturogorera musaza wacu musaza yatangiye gagera gutya umwe ngo wagize ngo wayisamanye nako ngo bahuje umwe bagiye gusambana bagiye kuryamana akamwiba akibagirirwa ngo amantuze ngo amasohoro mu gakingirizo ngo ngo nda yaravuze atahanda gufite ngo ahanda gufite ngo yamutwaye telefone ngo yamuhaye n'ibihumbi 50 kugira ngo baryamane ngo arangije ngo nabyo arabijyana anatwara telefone ye uri kumva noneho inda yabarangije barakomanga ngo nize yishyura bakomanga ngo hano yari yaraye ni story nibuka sinzi n'abana abantu ni bandedi noneho barangije ngwehe ngo arazifata ngo ntubona ko yazisize ngo buretse hasi murogeramo ngo kakajya kabura kakihina kakabura umuhanzi buri ye fite indi nkuru injajwa we dore uburyo washishikaye kagira inkuru sha ukireka izi ngizi nzire ko umuntu mubikira ibanga wabivuga n'ubundi turakuzi ko uri injajwa oya sha mana sha wa mana we mana ndava erega giye burasubujajwa nuko mvuga ibintu muba mwabonye ahubwo buryo kibivugamo nibwo bubababaza mukumva yuko mbababaje kandi nta n'umwanya bafite wo kubarakarira ariko ubundi nkubaza nakurakaza ntahi wawe utahi wanjye ntaha muzuru ryawe utaha mu ryanjye urakazwa nanjye kugira ngo ugere kuki mu byukuri mujye mureka duhe show abanyarwanda simwe muba mwabikoze ntago babibakoreye mfite inkuru yawe inkuru yanjye ngewe wayigize ibanga se niba unayifite n'umuntu mukorana ntiwamubikira ibanga njyewe reka ntabwo njya mvuga ibiraho gusa mvuga ibyo mwashyize hanze hari umumanage wakuntumye manage yakuntumye manage wawe se manage se ugira umanage ukaba utarambwiye se ntabwo ari ngombwa kukubwira kubera yuko ntabwo mbigutangariza kagira inkuru ya manage wawe manage yakuntumyeho ati iki nabiguhaye nibi wampaye hari indi ntumwa yanyoherejeho ngo izimbwire ko ndi ikibogo none nawe yagutumye yantumye manage icyo kibogo se ko numva nanjye kije kumbogaho ubusa nk'uyu koko ko nabonye se harimo ngo ese uyu ngo ibikiri biki ubu tuvuga ko atanze amaze ubaye intumwa ya kabiri antumyeho intumwa ntiyicwa nyabuna ntuntuke ntabwo ntatukana nagutuka mu mwanya we ahubwo ikintu kintangaza ni ukuntu yatumye ngo bavuge ngo icyo kibogo
none nkaba numva ikibogo ahubwo ari cyo kije kumboga cyo kibogo taka igikene kitagira n'amafaranga gitunzwe no kugenda inyuma ya mwebwe bamanaginga haza kumbogaho hari indi ntumwa ngenzi yawe kigeze gituma ngo genda ubwire icyo cyana cy'ikibogo kiba cyicaye imbere ngo yaki none ndabona ikibogo gikuru nanjye kije kumbogaho nuko ntagitukana ariko izi mboramukoro zitunzwe no kugenda inyuma ya mwebwe zibeshya ko zimanaginga ntabwo zagakwiye kumfiraho Imana inambabarira unteye umutima mubi toka satani faya nk'ibyo wabijyanagahe okimara tukana iyo bimpuka byehorera atukana arengera n'ibyo ngibyo uri kuvuga ntiwavuze ngo ndi ikibogo erega hari intumwa yazingiye ubutumwa ikibaruwa kireshya gutya ati mugende mubwire icyo kibogo ngo kiba cyicaye imbere ngo ya jihad kambivuga uko biri ngo mugende mubwire icyo kibogo kiba cyicaye imbere ajyana bati yakwise ikibogo bavuga ati muramubeshyeye cyangwa ni ukuri ikibogo ibyo bintu uko nguko cyangwa muri kuduteranya navuga ati rero niba mutari kuduteranya mubwire ngo ikibogo niwe abo bavukana umuryango we abana yabyaye abo yemera ntabatemera niba bahari simbizi nibo bibogo niba nanjye baramumpereye ubwo butumwa simbizi ngewe mubwire ngo iki umubwire ngo ubutumwa twabwakiriye mu izina rya Yesu ariko si yaretse kwirengagiza ikindi sindi ikibogo niba koko yarabivuze ko ndi ikibogo sindi ikibogo ikibogo niwe n'abavukana nabo sinashyiramo ababyeyi ndabubaha bo ntabwo mbashyizemo n'abana yabyaye niba hari abo yemera n'abatemera niba banahari simbizi nibo bibogo ngiye ntabwo ndi ikibogo ubwo icyabereka ukuntu kimuyara intashyo ndazakiriye intumwa ntiyicwa nanjye ndatumika uko nyine naho ubundi ibindi byose nk'uko yabikubwiye nanjye simbikeneye ningera ukwavu se ninjye mwana ko bavuga ngo urukwavu rukuze rwonka abana ninjye baje konka ahubwo va kuri aho manajya ntagufatanya nawe wanjajwa we nawe nyabuna mpeketa mpeke nari niturije nakira ko ndi ikibogo nkagenda mu mihanda rwose nkakira ko ndi ikibogo ariko n'ubu aracyohereza izindi ntumwa intumwa sonyi wa ko yigeze asaba nimero yanjye se yampamagaye akabinyibwirira munayo sonyi wa aya nawe ubukoze mu mutwe kati biveko kati reka gusinyika amanyo nzanaho abo banajya babakene mpeketa reka gusinyika amanyo tosinyikira amanyo mpeketa tosinyikira amanyo ukiburide batagira amafaranga nanjye ntayo mfite ariko ni mugenzi wanjye teba ari na sente babwire ngo nibakoherereze 5 niba bayafite mpeketa tosinyika amanyo bayafite nsinyira nyabo ngo ndi ikibogo nakubozeho se okimwarantoza okimantoza nta kugutoza mwana babajene nibo barakaza umuntu n'ubukumba niturije n'ukuri pe abantu bo muri iyi mihanda barakaza umuntu kandi natwe mujye mutumva turabana ntabwo turabatagatifu ntabwo twose ibere rya Bikira Mariya ngewe ntabwo nose ibere rya Bikira Mariya nese ushaka bari njye uvukana na Yesu kunzi wari usanzwe unzi guri oya pe ako ikibogo umuntu ufite imyaka uwagushyiraho kamera akareba umujinya ufite mwana ibyo bibogo bigenze byanjye biba bindakaza cyatumye inshuti yacyo ngo genda ubwire kiriya kibogo uwo mujere nawe araza arambwira ndavuga ariko naramubajije uwo muntu yabivuze cyangwa uraduteranyije
reka twishakire amafaranga tubeho neza turye neza twambare neza bagume bazenguruka nk'imigisha ko mike biyita bakire baretse nanjye nkihigira nkareba ko nabo umukire nkabo mw'abantu murekere mbabwire twebwe hano kuri iyi mihanda nta muntu twaje guhangana nawe nta competition twajemo no twaje hano tu mu mihanda kugira ngo twihere abantu inkuru tubihere ubushashwa tubihere show kuki abantu mwishyira ko mwebwe tuhanganye namwe nta uhanganye namwe excuse me jihad witonde nta muntu uhanganye namwe ariko nimushaka guhangana natwe uguhiga ubutwari muratabarana ukurusha intambwe uramwisunga sha umva kandi igihe niza guhangana nawe kwari kuvuga ngo nta umenya aho bwirageze ntibuzanyirireho ahantu uzaburi nibunira nzicaraho buri buke buzatinda buke reka mbaze ikibazo gito waguhaye ujumbe uzi icyo ari cyo se ujumbe ni message ubujumbe ubumbe reka mubaze ikibazo kimwe baumbe yawe nzangu sinkeneye kujya no kubimubwira nibiba ngombwa bimumbarize yego ntabwo kintu umubaza bibubwirire hano akurikirana ikiganiro cyane arabyumva nyakubahwa kuko waravuze ngo ndi ikibogo cyabaraduteranyije ahantu byahereye kandi cecekere nubwo butumwa watumwenyeho ukimwe rero nawe aha nanjye ko ntavukana na Yesu ra ko nawe muzahambirana mpakara ikindi rero niba koko waravuze ko ndi ikibogo nawe uri ikibogo abana babyeyi n'ibibogo bande bose n'ibibogo ukuyemo ababyeyi bawe sinjya nubahuka ababyeyi abanze barabizi buri ababyeyi nabo kubahwa ikintu bitwa ababyeyi ababyeyi nabo kubahwa ariko umubyeyi wanyubahutse nawe turamwubahuka gatanu nanjye nkakubaho uwo umubyeyi wanyubahutse ngo ntaba gikeneye ko mwubaha yego wa gatanu kuko simvukana na Yesu aba ari umwambara bara ajya mu kibuga rwose tukiterera tugakina nibyo tuve ko uri manager ntagufatanya naye ntangiye kukurakarira nawe tubonere umwanya wo kwiyama abantu nanjye rutangiye kundakarira nise manager wawe ko namva yakuntumyeho je intumwa ntica ariko nabonaga nayo nari kuyataka uwo mu manager wawe rero nakuzambwira n'igihe wagiriye manager ukampisha ko rigaritse we uwo sigaye wicara ukavuga ati mfite manager none n'igihe utagomba kugira manager nabonye umubawonzi manager wawe rero ni ikijajwe ufite ubu manager w'ikijajwe reka dufite amafaranga yo kubishyura allo ariko mbabaze abakoresha YouTube imwe mwigira se manager wagira abandi manager nitujya muri competition namwe muzajya muzana amakonte yanyu bamwe na bamwe abirirwa mwirirwa mucerereza ugasanga murakeye ariko twe umunsi w'ishyari rizakura nk'umuntu umutima muzi ko iyi mihanda ishyari n'ishyari buriya twebwe mureke mbabwire nta muntu twagirira ishyari pe nushaka uzagura indege nta shyari tugira twebwe ariko biratangaje buriya sheri ufite iki mureke mbabwire hari igihe hano muri iyi mihanda abantu bazicwa n'ishyari nta myenda bagera yo kwambara nta kubaho bafite nta buzima bifitiye bakaza biyahura ku bantu hari igihe muzabura mwiyahuraho mukumva bamwe imitima yaturitse kubera ishyari okisho wanangotesheje nibagirwa kuvuga ko nambaye neza bivuga aho ubyibonesha aho ubyibukiye bivuga aho ubyibukiye wambaye neza bivuge neza reka ugire na manager ariko wambaye neza wambaye nk'ufite manager pe ongera ubereke wambaye neza waberewe thank you waberewe okay mwanje terera bareke twiyambarire neza duse neza tubeho neza twibere beza twirire twiryamire bajigirwe ariko wowe ntagufite inuma y'umunyamugisha itorera mu itongo ry'uyihiga yego turakomeza higa duhige nimureke duhige buri muntu ahige ntihagire uza kumpigira uri bunkoze mu mutwe ubutumwa wagombaga kuboreka nkoze mu mutwe uranjagaraje pardon twigire mu nkuru turebe ko byaka okay sure
shoyi wabonye wa pasiteri papa kanaka Yongwe wabonye Yongwe banza wumve mugire vuba mukoranye uraseka watwaje guseka yegura kiremwa dore ubonye yahise yari yica ariko dore ayahise mukorema muture n'amafaranga ejo nta data zizagurwa tugiye kugura igihugu kiravuba usumugisha imana igiye kugwaho enchate wali kugula data tuyagula byuma reka mugire vuba abagula data encha muzireke bona dahise umutwaro tugule ebyuma bya mukama mukoremo namwe muture mukama abaho omukisa abyumvise n'amaturo mugira abalikuwaayo abawayo sente muzana amaturo mukama abaho omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala sumbagambye mulete sente oba olina 12 kyebagamba nti twagala sente twagala kutunyonnyola musumba akubye emmeeza akendeeza mafaranga mujja gawaayo mulimba nagabajjeemu Yongwe asigabahe naho ugeze mu Uganda abera Uganda niho twabyimuriye niho yimuriye aha Yongwe mwamubonye Yongwe ubujura bujyanye no muri Uganda gusa n'ubujura ko ari uguturisha ubu n'ubujura bukoresheje imbaraga mwitwaje ijambo ry'Imana ritabarimo yego ahubwo mwishyizemo ibi bintu Yongwe niyo bibajijwe iyi mikino ntago wayikina hano Nyarugenge mu Rwanda ntago iyo mikino wayizana dufite abapasteri mbere uko yabikoraga byari bucece mu gace ariko ubu yeruye yakuyagaho hahandi yagize atya gatamura hati reka mbakuriragaho hahandi sinshaka kuhavuga hanga reka tuyubaye inzira ku murima vuga inzira reka mbakurira inzira ku murima reka mbafatire ku gahanga murayazana ku kibi n'ikiza Yongwe ari kwaka abantu amafaranga by force nkaho bayabakiriye mu mufuka uziko yanavugaga ati washyiragamo make akavuga ati shyira mwayandi ngo nawe wambaye gutyo mwamwumvise atizana you guys Yongwe ugeze habi pe abo banyarwanda bari Uganda barabizi niyo mpamvu bafata ama video bakayohereza Yongwe ntushobotse Yongwe turabizi ibibazo uri gucamo ntabwo kuba waratunze televiziyo uparika imodoka zirenga 10 mu gipangu byoroshye kuba bisigaye nta na kimwe gihari ngo wumve utuje ariko iyo sinzira kujya gukuramo umuntu amafaranga higa yawe dufite siroga ivuga ngo dukura amaboko mu mufuka dukore turashimira leta y'u Rwanda n'abayobozi dufite badahwema umunsi kundi kudushishikariza gukora ari nayo mpamvu tubyuka burangiye buzi saha mbyukira bro mbyuka saa 11 za mu gitondo Giscamena dufite sangahe reba ku isaha ya dufite saa 7 ntabwo ndajya kuryama mba ndi gukora nirinda kuba ndaho ngaho narabaye wampaye wamfunguriye numpa afite ahahera tubwizanye kuri pe baranjongesha alhamdulillah baranjongesha pe ushobora no gusanga umushahara mpembwa sha mba mpagaze neza baranjongesha abantu Imana ijye bampera imigisha ibakubiri nabahe ariko wampaye korera Imana ubeshye hari wirirwa abeshya ngo umwana wararwaye sha uriya mwana nzamukuramo roho mutagatifu azasigara ari igihwahari kuko nzamuvuga yumirwe dukomeze cyakubwira ukuntu yirirwa avuga ngo iryinyo riramuriye ahora ataka iryinyo niribwene umwana ngo baramwirukanye ku ishuri ngo umwana bamwirukanye ku ishuri ariko ubundi aba bana birukana uwo mwana birukana ku ishuri ninde wamukubyariye ku mama Zen dukomeze Yongwe dufite siroga turashimira leta y'u Rwanda itubwira ngo by'umwihariko urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange mukura amaboko mu mifuka mukore Yongwe wowe wayakuyemo biragaragara ariko uri kuyashyira mu mifuka y'abandi urakura amaboko mu mifuka ukayashyira mu mifuka y'abandi why arayakora mu mifuka ye akayashyira mu mifuka y'abandi
turashima ni pickpocket reka mbisubire mu byumve neza ndashimira leta y'u Rwanda n'ubuyobozi muri rusange budahwema gushishikariza by'umwihariko urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange gukura amaboko mu mifuka tugakora ariko Yongwe n'abandi bagenzi bawe babikora nguko wowe wihandagaje ukura amaboko mu mifuka ujya kuyashyira mu mifuka y'abandi yo nta soni ufite kubona imitsi yareze warezaga hanga basi yo yake woroheje umutsi oroshye muyazana turabona atayabonye se ngo urabona atayabonye ariko yo Yongwe uri gutukisha igihugu Yongwe uri gutukisha umurimo w'Imana ati gute baricara bakavuga bati uyu mupasiteri ni uwo mu Rwanda ati ni Yongwe wo mu Rwanda ni Yongwe wo mu Rwanda w'umukozi w'Imana uri gutukisha igihugu ugatukisha n'izina ry'Imana reka iby'igihugu byo tubishyire ku ruhande kuko barabihandoringa ariko nanone jihad ariko barokore kubera kimwe bwe mwabarokore mwe mwirirwa mujya gushima Imana n'ibiki byose umukozi wanyu ari gutukisha umukozi w'Imana ari gutukisha ijambo ry'Imana mwamufashije ibi biri kubimutera n'inzara nyamara wabona nawe yari ari kwifashisha biriya bintu kugira yigishe bure rero hari abapasiteri babikora nk'uko n'abandi bahinduye system niryari nigeze kubabwira nti ribu ni mugende mutere udusonga bugari mu nsengero ngewe nimushaka mumbwire ntubazanire badutere mwicare mwiyumvire ibyo abakozi b'Imana bakora ntibakigisha ijambo ry'Imana birirwa bigisha ubusutwa n'ibiki yo nta soni koko ukagenda ugakuramo abana amafaranga ngo ntubone se ko yazanye ngo uyu munsi ntabwo tugura umuriro ngo turagura ibyuma yo wakoresheje umunwa ko Imana izakumva ijambo ry'Imana ravuga ngo mushimisha iminwa imitima ikamba kure ngo mbega ubwoko bubi budashinga ijosi nimba budashinga ijosi yego nuko ijambo ry'Imana rivuga nimba ntibeshye ababizi mutubwire cyangwa mudukosore nimba ntibeshye ariko Yongwe wakayongwe n'ubuyongwe bwawe nitwa Yongwe n'ubuyongwe bwawe uri kwiba abantu amafaranga mu Uganda oya ariko jihawe Yongwe y'umutemera hitaka ashobora kuba ari imfashanyigisho yarari yafashe nimureba Yongwe n'ubuyongwe bwe azafata inkoni none hajya bakubita mu yazana uwafashe iriya video akifatira biri ibyabanje ntabifate yego kandi yari afite igiseke binagaragara ari nk'imfashanyigisho keretse nimba ari AI oya ari nk'imfashanyigisho we Yongwe n'ubuyongwe bwawe kokwe njyewe ari kumenya ko agiye muri Uganda undimo 1,500 uzayazana sare kuyakorera sazayagura akosha umuntu uri kuyashaka ntitujye twicara tukarenganya wa mupasiteri w'umugabo nawe byayobeye yiyita umupasiteri nibe nawe ntiyigeze ajya kwiba abantu we aricara akavuga ubusa akavuga ibihumyo akavuga isenene akavuga ishakwe akavuga n'ibiki arabeshya we ibintu byose arabivanga ibintu byose warabivanga ariko nibe nawe sibyo uremewe nibe na korode buri aho bigeze burashobora kuvuga ati jihad arahiye araturitse kandi ndi hano muri Gerete Hotel we rwose kamera yigendana mu modoka nahageze ahita yicara ati hey parika agahita ashyiramo inkuru ya Vestire yarasohotse atasigaye Canada yashatse n'umugabo narasetse omwe korode nukuri koro uremewe omwe korode ntabwo yigeze ajya mu nsengero ngo ajye guteka imitwe y'ibaba kandi we yareruye yerekana ko ari injajwe y'umusaza y'umupasiteri mu mihanda hari iribise ariko se yo ariko yo ndakureba nkavuga uriya niwe wari boss wa ufite ibumbi ijana umenya ko umuntu uri kuvuga gutya ari boss wawe ariko ijambo ry'Imana avuga ngo dukure ibishimwa mu bigawa nawe nta muntu wahereza ibaze kutarama boss wawe none se siwe wabyiteye nuko utazi undi witwa Mika ashaka kuza kubagosorera hano yego Mika se kandi kumukorera ikintu cyitwa script yego wamuretse bakazahabwa mu bandi boss bawe aba boss bawe nabo banza bataba barenze oya nukuri Yongwe se Yongwe rero byamucangiye kugikoka rero Yongwe reka nkugira inama ufite abakire benshi mwakoranye wamamaza ibikorwa byabo baka amafaranga barayaguha nyese baramuha muto ba minyone ba masasu ba gitwaza ubwo mubona umuntu witwa Yongwe mwebwe atabateye agahinda mwamushakiye amafaranga mukamuha ko ari gutukisha umurimo w'Imana kandi ubwiye mu bibonye muratangira Yesu wanje ni izina rya Yesu ibi ni biki mpaye mbona ni biki uhayibona
mufashe Yongwe ati barabona bati kwa Gina kuko Yongwe aho bukera bino bintu ari gukora arajya ajyana inkona arajya aca ibiti muri Uganda agenda byikoreye akubita zana ko arabayendaga gukubita mikrofone kuko ni nk'umuhanzi dufite hano mu Rwanda buriya dufite umuhanzi hano mu Rwanda utarebye indirimbo ye mu minsi mike azajya azana komange ku gipangu cye ababaza ati mwarebye indirimbo yanjye uri ubundi niwe wacu nta mwanya wo gupfa ubusagira nta mwanya wo gupfa ubusagira iminota ingahe ibintu yayikozemo cyane rwose uzi ibintu yayikozemo yaravuze ati uyu ni wenjye cyane ore yarajyaza rero Yongwe mana umbabarire kuba mvuze kuri Yongwe n'ubundi gendi mu mihanda ibiriya bintu yikoze ntago biri ngombwa rwose tujye tubwiza Imana kubabarire kuba uvuze kuri boss wawe si boss wawe se umfite ibihumbi 100 Yongwe asibo wabimurekeye unabiri urabishaka bimurekera se ego ye urabona yoroheye azayishyura reka twibwirira abantu bagomba gutuma abangaba bitwa Surprise Empire Rwanda aba ni abantu ushobora gutuma kugutungurira umuntu wawe aho yaba ari hose mu gihe uri hanze y'igihugu uri kurese cyangwa se nta mwanya ufite wo kuba wagera kuri uwo muntu kuba wagira wabona umwanya wo kumutungura abangaba Surprise Empire Rwanda bahari kugira ngo bamukugerereho yaba afite ibirori bya birthday cyangwa se graduation ushaka gutungura umuntu wari we wese please bavugishe bamugutungure babikora neza cyane barabyina babikorana baza baririmba indirimbo zabo kandi ikindi umuntu wabatumyeho bahava ataramenya uwabatumye bo bakora akazi kabazanye noneho uhamagara umuntu abantu nagutumyeho bakugezeho nabwo ku bushake bwawe y'ibishatse urabimubwira ahangaha rero ngiye mfata ko abantu hari bamwe na bamwe basubijwe ahangaha by'umwihariko aba diaspora mufite abantu hano mu Rwanda mukeneye gukorera ibirori umva bahagera nk'aho ari wowe uhari cyangwa bantu baba bafite abantu badashaka ko bimenyekana babatunguye batume baragutumikira yego bitwa Surprise Empire Rwanda urabahamagara kuri nimero yabo ya telefone 0788348860 ndasubiramo 0788318860 cyangwa se ubasure ku mbuga nkoranyambaga zabo ni Surprise Empire Rwanda kuri TikTok, Instagram, YouTube ndetse na X yahoze ari Twitter by'akarusho rero bafite YouTube channel bashyiraho video zose za bamwe bagiye batungura ubwo nawe bishaka wabakurikirana kuri YouTube yabo ukagenda ukareba ese biba byifashe gute bikaguha kuba wabatuma bakagutumikira bakorera Remera ku nyubako ku nzu zirebana n'inyubako ya Rufa Palace hano hafi na Rompe cyangwa se niyo bita hamwe bagurira inkoko yego nuko yari uzi yuko ya telefone nakuye muri Kigali Phone Skate iyo ushaka kwireba nimba uri kubira icyokere urashobora kwihindukiza ukireba ukagira ngo ni miriwari ufite nagize ngo uri kumfata video oya narindi kwireba ngo ndebe ukuntu umeze ndebe ukuntu agahanga kiburungushuye nk'akabuye gahonda urusenda aho yaho umenye Kigali Phone Skate reka nkubwire woki narasirimutse uzi ko ufite telefone yo muri Kigali Phone Skate mubona amafoto postinga kuri Instagram nyakesha no telefone nkura muri Kigali Phone Skate umva abakeye ni telefone za original zifite capacity nini nta handi wakura telefone ya iPhone muri Kigali Phone Skate ni hano mu mujyi bakora hano mu mujyi mu nyubako yo kwa Makuza yego nikose ibi byo ni biki kubera icyo abantu bo muri iyi mihanda bifata bakiha abantu Muyango na Kimenyi babagize bake ubu urashaka kubuza inyombya kuyo oya buretse gato mwagiye mureka kuvuga ibintu mubeshya Muyango na Kimenyi murababaza iki umva noneho mwaraje ngo divorce ariko ni banyoko bazitanga ni baso bazitanga umva Muyango na Kimenyi nta divorce barimo uri kumva uretse no kuba bayirimo ntayo bahawe Kimenyi Kimenyi aho yagiye mu Bushinwa umugore yaramuherekeje Muyango ne wanamuherekeje rwose none ziyo divorce none se divorce yabereye ku kibuga cy'indege nabo bifuza ariko sha murifuza ibintu ariko mbabaze
divorce z'abanyoko muziganiraho gutyo nabaso Muyango na Kimenyi bimereye neza rwose nta divorce barimo aho kuvuga ngo barayihawe noneho njyewe none bivuze kubera umuntu hambwiye ngo tubwire ngo turabizi ngo nishuti zawe ngo Muyango nishuti yawe nubu ntibari bari kubimbaza ngo Jihad ngo kuduha inkuru ngo Muyango ngo na Kimenyi ngo bako nta divorce bakoze ntayo ibyo mwifuza pufaya nirirwa muhimba inkuru Muyango yabamereye urusyo rutukura Muyango yabagize ate mwamushyize hasi uriya mwana ko ari umwana mwiza nta muntu yanduranyaho muri iyi mihanda nta muntu yanduranyaho muri iyi mihanda se ko mbona biba byabashimishije ese ko biba byabashimishije ra nakunguka iki biramutse ari nabyo oya biramutse ari byo ni inkuru tubwizanye ukuri kuko naba star ako ntago byaba ari byiza none buretse reka tubwizanye ukuri ariko ni inkuru ariko reka nkwereke mureke kuvuga izo nkuru z'ibihimbano sizo Muyango na Kimenyi nta divorce barimo mwanya yo kuvuga ngo barayihawe ntayo barimo ko muri kwibashyiramo kungu ubu ko muri kubashyira muri ko divorce kungu murashaka iki nimwe mutanga divorce nimwe mutanga divorce nimwe mwayisinyeho nk'ubu koko umuntu ko umuntu aba yarabagorewe Muyango na Kimenyi bagaze nta divorce ntayo ngo yengo dore Kimenyi ngo Kimenyi yarigendeye Kimenyi ari mu Bushinwa kandi umugore we yaramuherekeje sinzira bamwarabe ahubwo se mugira snap ntazo mugira nta snap mugira Muyango yarabipostinze none se mamu Rwanda niki nese divorce yabereye ku kibuga cy'indege ndabizi babikura hese ese ubundi babaze muricara mukumve ko mugomba gukubita ikintu nkariya nta nubwo mugendera ku nkuru zihari nako nabonye hari abicara bakabanza ngo bakareba ikiganiro cyacu bakajya gukora inkuru muzaguma muri ibyo ko ari muzi gushaka amakuru buriya mureke mbabwire mwe abantu ngendera amakuru shaka buriya shaka inkuru we kuko jewe kuba mbaha inkuru mvuga ubushashwa bazanira inkuru zo muri iyi mihanda mvuga ku nkuru mvuga ibintu byose ko byagenze nkazi citizen journalist ndara mu mihanda kandi nta nkuru mba ntazi zimwe na zimwe turanazihorera pe ko tubona nta nyungu inkuru zirimo abana inkuru zirimo imiryango sidushobora kuko ntabwo nshobora kwicara hano ngo ngende mvuga umugore w'umuntu nawe atari muri social media ngo ngende mvuga umubyeyi w'umuntu atari muri social media oya ako ni muza muri social media nzavuga ko runaka yaje na famille muri social media iyo tugiye kumanuka umwe turamanukana mwese ariko muricara Muyango na Kimenyi tayari divorce ngo pa mukaba murayibahaye mukaberega murayibahaye uyisinyeho murayitaza erega ubwo mwayisinyeho murayibaha kandi ababivuga benshi abagore barabataye noneho mwana cyane aho bazajya gukora divorce noneho babanye buturi ariko ye Nyarugenge we nikose reka tuve muri abo basazi twe dusarira ahandi ntago ari abasazi wenda abasazi nitwe kuko nitwe turi abasazi pe kuko twe nta bwenge tugira turinjajwa turi amawazanga byose bituriho ariko mwebwe abanyabwenge mbe muriho muraho murakoma intiti iyi mihanda irakoramo abacurabwenge ubwo bwenge bwanyu mwirirwa bimeze nk'ibiri mu buto bya avoka noneho ukuntu iyi Nyarugenge nta bwenge ikeneye se noneho rero kuba Nyarugenge Nyarugenge rero ntabwo kuyibamo bisaba gushyiramo ubwenge bwinshi gabanya ubwenge none bwo bari kudushyiriramo n'ubwacu tudafite niko se wakanyagwawe okishu ese wagiye witaba nk'umwana warezwe ukitaba nk'umwana utarorowe karame okishu karame ndanguze kusigaye uri umukozi wo muri Cyakura kwa fakateringi kiki kiri mu maso turaho turatengamaye nk'urubyiruko twese turanezerewe uba wanari banana kusubiza ko igisubizo cyanjye ari abageni muri kubatekera neza cyane muri hari ikintu twitaho hariya ni umukiriya kuri tw'umukiriya si n'umwami gusa
nuko nta kintu navuga kitari umwami wenda ariko abarenze n'umwami tumukorera ibirenze n'ibyo aba expectinga ko turi gomba gukora. Wow, excellent. Turamubyinira, excellent. tumuha gift, tubatekera neza, imbuto ho byarakemutse ni ngo muri Edeni. Uba wagira ngo ni muri Edeni. Murakaza neza muri fakateri, babategurira amafunguro meza. Umva ariko upfa kuba ufite ahantu hanini bategura pe. Kuko barategura pe, ukarya ugashira inzara. Ikindi ntibahagarara ku nyama. Oya, icyo kandi bateka neza, ibiryo biryoshye bifite isuku. Umva gana fakatering. Jewe aba bantu rero nanjye ndimo nawe urimo mu rubyiruko bahaye akazi. Uzi ikintu gituma mugomba kubaha akazi, bafite impamvu zirenze igihumbi zo guha akazi fakatering. Bakoresha urubyiruko, bana bima urubyiruko benshi babahaye akazi. Benshi jewe mbona ari benshi cyane. Kandi mwibaze bashaka kuba bafite nk'amatera agera muri 5 urubyiruko rujyayo. Bankweye kuri bwa buyede nakoraga muri weekend unsigaye njya gusera. Thank you so much mama Chakula. Ukima meze neza. Ndabona ndyoshye gashyashya. Nagashatere nta gihe kinini nkamara. Nako kabaye kawukani kuvale. Nta gihe kinini oya fakatering irimo ngera kuguhemba uzagura agashati k'umweru ku buryo nzajya njya guserva ameze fresh. Niyo mpamvu umuntu yambwiye ngo jango kimu twamubonye mu bukwe ngo bari guseriva. Yego cyane nkaramboye n'ubundi bwinshi muzabumbonamo bikesha fakatering rero. Aba bantu rero ni abantu ugomba guha akazi niba wifuza gutandukana n'ibintu bitarenze byose urya mu bukwe bwawe. Niba ushaka ko batagutarama ko wicishije abantu inzara, urabahamagara kuri nimero yabo 0788 440034. Ahangaha witabwa na mama Chakula byose akabishyira ku murongo. Kuri 6 se turajya Dubai mu gitaramo cya The Ben. Na parkings byamaze kubipakira. Tariki 6 bantu muri Dubai. Bantu muri Dubai, abantu bari Dubai ndi kubabwira ikintu kimwe. Kuwa gatandatu muratwumva? Kuwa gatandatu oya kuri 6 apana kuwa gatandatu tariki 6 muratwumva. Aho The Ben azaba ari kubaririmbira. DJ Felix ni Phoenix ninde kana bakita guke uhe kaka DJ ninde w'umukobwa DJ Flix ninde Flix hari DJ Flix hari Crash oya Crash wa wundi uri kumwe na wa mukinnyi umugendana na wa mukinnyi wa mukinnyi wakoze ubukwe oya bari abo ngo basigaye bafite ibindi biberamo. Umva ukuntu bimeze. Ni DJ aba DJ b'abakobwa oya ni DJ Felix ni DJ si DJ Flix se ni DJ Felix ni Felix kakandi kananutse kamwe konze kamwe kananutse. Ikibazo ni babiri bananutse. Hari Crash na Free. Oya Crash wenda muzi ririya habara rya ntuza. Wenda buretse gato buretse hagezaho. Wenda muzi. Undi ninde rero ni Flix DJ Flix. Muze tariki 6 i Dubai uri kumva. Tuzaba turi kumwe nawe. Tuzaba turi kumwe hano Music Empire. Bazaba bazanye The Ben Nuria mu DJ n'abandi benshi batandukanye. Turye show bishirekera. Thank you so much Dubai. Yego tuzaba turi ahitwa Venom Club. Yes, mugura matike my dear. Tujye muri show ya The Ben aturirimbire tariki ya mbere azaduhe show na Bruce Melody. Yibagirwa na ya boxing ariko yejo bundi ku itariki ya siyo tuzaba tujemo. Tuva Dubai twerekeza arena twirebera mikrofone zifashwe n'igipfunsi. Ochitegera. Texas. Somera iyo nkuru ya Press Kid. Uravuga ibi bya Press Kid. Uyamaze no gusomerwa ariko. Nsomera. Kuvuga ngo iyo za Texas ukuntu byagenze nyine nta kindi kiriyo ni inkuru ya Cyokora abantu mu nyandikire ngo Imana irengere Press Kid muri comment ndabinginze.
imana yo mu ijuru irengere Prince Kid. Mana bizaba uko ushaka, apana kuba abana b'abantu bashaka, kuko niba uko abana b'abantu bashaka, abana b'abantu badashobotse. Kid wacu, Prince Kid wacu, wacu Nyagasana kurengere. Somera iyo nkuru. Nuko rero iyi nkuru ndayikesha ikinyamakuru bita Ukweli Times, yanditswe na Peacemaker Pundit. Umuhungu wanjye wameze fresh yenda kureshya na Peketa buriya. Aya ngo ni mugufi. Asumba Peketa, ariko akaba umuhanga, akaba n'umwana mwiza. Ni umuhanga pe. Niwe wanditse iyi nkuru, yayanditse ku isaha ya 2:41 ku itariki 20 n'ejo hashize muri uyu mwaka turimo. Yanditse agira ati inkuru y'umutwe uvuga ngo hari abakomeye bamugeretseho ibyaha akaronko Prince Kid. Ariko ndashaka kubaza, abo bakomeye ni bande Kid? Bikomerezwa se nimba bahari Kid bavuge cyangwa subihorera. Imana irahari, Imana irahora, ihora ihoze. Ushobora gusanga abo bakomeye aribo babaye. Nuko rero Prince Kid yasomewe umwanzuro w'urukiko umworohereza mu Rwanda. Yahawe iminsi 30 yo kujurira icyo cyemezo, dore ko atifuza koherezwa mu Rwanda kuko atizeye umutekano we. Rekera aho ngaho gezaho rwose Kid, jurira, Nyagasana ari kumwe nawe, Nyagasani muri kumwe buhoraho. Ngo numvise ngo na Elisa yatanze ubuhamya. Jewe ni ibintu byinshi. Ubuhamya bwe ngo yanashyizemo ko yagerageje gushaka ibimenyetso. Ariko mureke twibukiranye uru rubanza rwabaye itegeko, sibyo? Sibyo? Ni ukuvuga ngo turebe Prince Kid igihe bamurekuraga, ntago urukiko rwari rwahamagaje abakobwa tutazi amazina yabo kuko batanze amakode, sibyo? Bakababaza bagahakana ko bahohotewe. Kid baza nyuma barongera barajurira, barongera baramukatira, bamusomera adahari. Mu by'ukuri koko tubwizanye ukuri, mwaretse Kid mwamuretse, Kid mwamubabariye koko niba bishoboka. Ariko nimba bishoboka mwababariye Kid. Ariko kanicecekera uvuga ino ntiyerura. Kid komera, inkuru twazibonye, bamwe babyiniye ku rukoma, abandi baraho, ariko twebwe hano turi kugusabira Mukama, Imana ibane nawe, jurira turebe, kandi uko bizagenda kose nta kundi. Ariko wowe uribaza, umuntu bwije bwakeye, aba bakobwa bari muri dosiye b'abatangabuhamya bo ubwabo bivugiye ko ese ubundi inyandiko zo kwa noteri ziteshwa agaciro. Ako ni uko nyine ntari bibi, Imana yonyine irabireba. ni ukuvuga ngo nanone ariko ubu Kid, murebe Kid, murebe no kuva biriya bintu byabo irushanwa mwananiwe kuritegura neza. hari ababigerageje kongera kuritegura se, baritegura se barishobora, wenda bakagerageza uko bashoboye. nimugerageze. Ubu se hari umukobwa waryitabira irushanwa? turacyagira abakobwa beza baryitabira kubera ko ese tubafite abakobwa beza b'ikimero. ngo biki ki b'ikimero, nkura ibimero by'abakobwa mu bwonko. ngaho